ku buyobozi bwa Rayon Sports, ariko aba bakinnyi natararenga gatoya rwose numvise ko bagiye kubahereza ibihumbi nka 300 n'ubundi nubwo batatsinze ariko bagwanye twabonye match twabonye ko Rayon Sports ari ku rwego hejuru. So ngira ngo ku buyobozi bwa Rayon Sports burishimira ko banganyije byibuza kuba batatsinzwe ni ikintu cyiza. Bari bumvikanye n'abakinnyi ko nibadatsinda nabo nibagomba gutsindwa. Ubuyobozi bwa Sports rero ikintu kiriho izi match ebyiri ndakumenyesha ko iyi match ya IPR ya derby ndetse na match ya Gorilla y'igikombe cy'amahoro Gorilla berimenye ku muso kwa kane nimba mbyuka neza, bavugaga ko rwose izi match ebyiri bose zishobora no kubaza ibibazo byaye guhita bivuka muri Rayon Sports iyo baramuka batsindwa na APR yose. Ibintu byinshi byaye kuvugwa hirya no hino mwumva bakritika ubuyobozi, ariko bavuga ko tutajya kuri Buhire Keve ubuyobozi bwa Sports baravuga ko rwose ibintu bugiye gukora noneho ni ibibazo, kuko muri iyi minsi ishize ngira ngo ubuyobozi bwa Sports hari uburyo butegeraga abakinnyi ngo baganize bahereze primaire mbere ya match ngo manze bahure n'abakinnyi bakora inama bagira ibyo bumvikanaho. Muri iyi minsi ishize wabonaga ko ubuyobozi bwa Sports kubera ko rimwe na rimwe wenda Sports imbere bwo yabagiri no mu bihe byiza ugasanga ubuyobozi nibwegeye abakinnyi. So muri iminsi rero ngo ikintu kiriho nuko rwose ubuyobozi ngo bugiye kuba hafi ya equipe. Ndakubwira ko n'ibintu bya Rayon Sports Company Limited babaye babihagaritse muri iyi minsi yashize, babaye babihagaritse baravuga ngo reka tumanze dushake Rayon Sports cyangwa dushake intsinzi. Nabyo nimba mubishaka nk'abakunzi banjye mwanyandika muri comment nkababwira uko babyanzuye ibintu bya Rayon Sports Company Limited muri iyi minsi. Birakonje cyane nta n'ikintu mu cyumba ku kigendanye na Sports Company Limited. Hari inama bigeze gukora nuko natayibabwiyeho, hari inama bigeze gukora barimo bavuga bati se ibintu bya Sports Company Limited bimeze bite. Baravuga bati reka tube tubiretse, ariko nimba mubishaka mwambwira nkabwira ibyo banzuye ibyo batekereje ndetse n'ibyo nuko babiganiye nabyo mwanyarikira mukambwira ngo mwayibakorera, kuko iyo nama hari inama bakoze nyuma yo gutsindwa na nyuma yo kunganya na Musanze muri ya minsi yashize bakoze inama hari ku muso kwa kabiri barimo baganira. Icyo gihe bari bahuze bari mu bintu bya Sports Company Limited. So ngira ngo ubuyobozi bwa Sports rero bumvikanye ko barahari neza cyane, barahari ngo ku yindi mikino bagiye kujya baba hafi y'abakinnyi babegere prime bayibihere bagende babashiraho, kuko Kadimu Ndiaye uyu munsi yaciye amafaranga menshi cyane. Ngira ngo ubuyobozi bwa Sports bavuze ko izi match ebyiri nyuma yo kuzirenga bavuze ko ibikombe bibiri hapfe umuntu havuka undi, ibikombe bibiri muri iyi mikino ibiri banyuzeho gutya ngo bagomba gutwaramo igikombe kimwe bagasohokera u Rwanda muri CAF Champions League cyangwa se muri Competition Cup. Ngira ngo n'ubundi uko wenda umuntu yabisobanura nuko iyi mikino ariyo irikomeye cyane, ariko ikintu kiriho kuri Muhire Keve ku munsi wo kuwa gatanu ku mugoroba barasangiye n'ubuyobozi bwa Rayon Sports barimo bategura match ya APRFC ku munsi wo ku gatandatu ku isaha moya z'umugoroba barimo baganira. Ubuyobozi abagabo bagera kuri 15 nimba 18 nawe babwiye iyo nama yarabaye, amafoto mwagiye muyabona. Muri Keve yarababwiye ngo ubuyobozi yafashe ijambo nk'umukapiteni arababwira ngo uburyo mwateguye match ya Gorilla, uburyo muri gutegura match ya APRFC, uburyo mwaje kudusura tukaba dusangiye tukaba tuganiye tukaba turirimbanye indirimbo ya Rayon Sports tukaba tugeze gute. Muri Keve arababwira ngo kuri match za mbere twasindaga twitwaga neza, muri match za match Sports yitwaga neza na Faringanya ameze neza, ati uburyo mwatubaga hafi hari igihe cyageze murabigabanya, ariko uburyo muteguye izi match ebyiri nimukomeza kubikora. Arabwira ati ngewe mvugisha ukuri kandi ngende umuntu w'umusiniya ndeba shampiyona, ngewe ndumwe mu bakinnyi bakunda kureba amakipe duhanganye. Arabwira ngo ngewe rwose muteguye nk'uko muteguye izi match ebyiri igikombe mu bikinirwa mu Rwanda hano twagira icyo tubika mu kabati ka Rayon Sports.
ubuyobozi bwa Siporo nabwo barababwira ngo nta kibazo, reka ture kuntu twitwara kuri match ya APR FC, byabaye n'amahire bitwaye neza nubwo atari neza cyane. Ku ruhande rw'abafana barishimye nta kibazo, kuba batatsinzwe na APR FC kandi bari bafite amahirwe make, bumvaga ko APR ariyo iri hejuru. Ariko icyo wamenya rwose ni uko ubuyobozi bwafashe imyanzuro ikakaye, kuko ubu ngubu rwose mbere ya match bagiye kujya berekeza mu Nzove baganize ekipe, babahereze na prime, nuko ibintu byifashe muri rusange.